munsi rero tukaba tugiye kuganira ku kibazo cy'intambara iri muri Congo. M23 M23 ngo yafashe Goma, abantu bakaba bari kubivugaho ibintu byinshi cyane bavuga ko M23 yafashe Goma, Congo nayo ikaba yiyemeje guhashya igahangana na M23 no ikayirimbura burundu nkuko bivugwa hirya no hino. Ikaze rero nanone kuri channel yacu urabumva umutima muke w'umutiba. Mu Kinyarwanda abanyarwanda baravuga ngo ni hadapfa nyirurugo harapfa igisambo, byanze bikunze iri ni iherezo ry'ikibazo cya Congo, intangiriro y'iherezo ry'ikibazo cya Congo tigute. M23 kugira ngo buke twumve ngo yafashe Goma, Rwanda rubizemo rubihakane ruvuga ati ntaho ruhure nabyo. Congo yagiriza u Rwanda ngo nirwo ruri inyuma ya M23, amahanga haguruka yose ni ukubera iki. Reka tuze tubyinjiremo ngusobanurire ibintu utajya wumva hirya no hino, nkwereke aho bihurira n'ibihe bya nyuma. Ikibazo cya Congo cyabaye agaterera nzamba imyaka n'imyaka ibaye myinshi cyane, ariko uyu munsi ngira ngo ni intangiriro y'iherezo ryacyo. Kubera iki? Ikibazo cya mbere ugomba kwibaza ni kimwe, ni ukubera iki bibaye Trump mu cyumweru cya mbere abaye perezida wa Amerika, bikaba Kagame avuye mu Bufaransa, bigahita byikubita hejuru y'abantu gutya, abantu bakavuga bati ni koko bakogeza batazi aho ibintu biva naho bijya. Mbere yuko wogeza rero, yaba uri ku ruhande rwa Congo yaba uri ku ruhande rw'u Rwanda, menya ko umwanzi Satani ari gutuma abirabura abanyafurika ubwabo bamarana kugira ngo ahishe gahunda ze za Satani. Ikintu cya mbere ugomba kumaze kumenya nuko hari ahantu muri Congo, kari agace ka Congo, Uganda, za Kenya, biriya bice byacu byose, abanzi bamaze kumenya neza ko ariyo nkomoko y'umuntu, kandi ko ariho igihugu cy'isezerano cyahoze kera na kare, akaba yo mpamvu bahateza akavuyo kugira ngo abantu batazasobanukirwa. Nakubwira nti ni ukubera iki rero ibi bintu tugomba kubyitondera kugira ngo dushungure turebe intandaro y'ibi bintu koko bigamije iki. Mbere yuko tubyinjiramo, reka manze nkwibutse ko nanditse igitabo cyo kuri Ukraine mbere y'imyaka 10 yuko ina ntambara ya Ukraine iba, imyaka 10-12 mbere yuko Ukraine iba, n'ibyabaye muri Kenya, urabibona byose byase bihurirana, kugira ngo noneho wumve neza ko ibyo mbavuga ari ahantu bihuriye n'ibiri kuba muri Congo. Nkaba rero naranditse n'ikindi gitabo, uko ijuru ryagejejwe mu Rwanda umwaka w'1994, jenoside yakorewe abatutsi, aho bihurira nihe. Ibintu byose nabihawe, ariko atakubera ko ndi umuhanuzi, ye ntabwo bizangira umuhanuzi na rimwe, ariko ko nabihawe. Reka nze nkwereke aho bihurira n'ikibazo kiri muri Congo uyu munsi. Byose bijya gutangira, byatangiye mu Rwanda 94, jenoside yakorewe abatutsi ba, ko byagenze bigenda byose turabizi uko byakurikiranye, byose ni amateka ariko yagombaga kuganisha muri ibi bihe. Congo, kiriya gihugu Congo buriya butaka, mu ijambo ry'Imana yuke ko batubwira ko icyo gihugu kizaba gifite ubutunzi, amabuye y'agaciro burumbuke. Icyo gihugu niko kigomba kuba kimeze, ni Congo, biriya bice bya Congo. Noneho rero ibintu biri ku uyu munsi bya M23 na Congo bihurira he n'ubuhanuzi bw'iminsi ya nyuma. Wibuka ko hari Satani ku ruhande rumwe, hakaba na gahunda y'Imana ku rundi ruhande. Nuvuga ngo ibyo tubona byose, tubwirwa, twumva, biba uyu munsi tubona, twizera, byose ni ibinyoma. Nuvuga ngo nyuma y'ibyo tubona hari ibintu za matsibugu cyangwa se na Satani ibakuriye, baba bafite gahunda bagomba kugenderaho. Urabona ko Trump nibwo akiza ku butegetsi kugira ngo noneho ibiri kuba akavuyo kari kuba katamwitirirwa, wenda bizavugwe nkaho byatangijwe n'abamubanjirije, bigomba guhita bikorwa huti kugira ngo bayobye uburari abantu basobanukirwa uko bigenze. Kuko ibivugwa ni byinshi, bivugwa ko Amerika ishaka gufata buriya butaka hariya, ikakora base, bakagenda bakabayo kugira ngo bakontrolere bice, kubera ko bazi ko ariho inkomoko ya muntu iri. Kuko muri bihe turimo abenshi bita ibihe bya nyuma, mu by'ukuri atari ibihe bya nyuma, ahubwo ari ibihe byo kugira ngo abanyafurika tugaruke hejuru, dutware isi yose, tugire ubutware. Bagomba kujya muri kara karere bakakajyamo bakagakontrola. Ikibabaje nuko bakoresha ibihugu byacu abantu
abenegihugu bakarwana bakicana ariko bagamije inyungu zabo. Ni ukuvuga ngo rero bamaze kubona ko abantu bamaze gukanguka kugira ngo noneho bakore ibintu vuba vuba. Abantu badasobanukirwa bagomba nko kwitwikirije niko navuga, ariko noneho bagaca inyuma y'abirabura abanyafrika ubwabo bakamarana no kugira ngo basoze umugambi wabo. Wibuke natangiye kubwira nti Trump nibwo akizaho icyumweru cya mbere, Kagame nibwo avuye mu Faransa, tujya kumva twumva ngo M23 yahise ifata Goma. Urumva ko ibyo bintu ntabwo ari ibintu bihuriranye bigwiririye abantu gutya gutya. Ni ibintu bifite umupango muremure na gahunda ndende. Ikibazo nuko ni hadapfa nyir'urugo harapfa igisambo. Byanze bikunze iyi ntambara niyo ntambara ya nyuma igiye kubera muri Kongo ku mugaragaro, kugira ngo none ikibazo kigaragare, dore ko n'abantu benshi bamaze kumenya uko ibintu bihagaze. Bivuze iki rero ku bantu bogeza batazi ibintu biva nabi bijya? Nuvuga ngo nkuko 1994 byatuguririye mu Rwanda jenoside yakorewe Abatutsi, tukabona bitwite hejuru, abari gufana bavuze induru bafana ntago bazi byari byo. Bino bintu bigamije ibyo bita regime change, guhindura ubutegetsi, noneho bikajyana muri za gahunda zabo za satani za 2030 kugira ngo bizahuze, noneho bamanze bategura ikibuga neza bizaye kugira muri iyo myaka ibintu byose barabitegura. Ko bazi neza ko ubutware bugomba gusubira muri Afrika, ariko noneho kugira ngo butabaca mu myanya y'intoki busubira iwacu muri Afrika, nuko aho izingiro ry'ibintu hariye muri kiriya gihugu cya Kongo cyangwa mu bihugu by'ibiyaga bigari bagomba kwakora isibaniro rikomeye cyane, noneho bagasenyana kugira ngo basibe amateka y'ibimenyetso by'uko twakaje hamwe tukaba umwe, kugira ngo noneho tuzamuke umujyi umwe dufate bwa butware Imana igiye kongera kuturagana none. Ibyo barabizi neza, niyo mpamvu ubona nawe wakwibaza uti Trump araje ku buyobozi, biriya bintu bise biba ihuti bitewe n'iki? Nta yindi mpamvu rero nuko bagomba gufata iriya Kongo bakayishyiramo iriya mitwe yitwaje intwaro. Nawe wibaza igihe MONUSCO imaze igihe hariya, imyaka n'imyaniko irenga za 20 MONUSCO ihari, nta kintu kimwe ikora yiki? Nuvuga ahubwo bari bahari kugira ngo batume isahurwa n'iyibwa ry'amabuye bikorwa bijya mu buryo nta muntu umwe ubikomye imbere. Ngewe nicyo kintu mbona bamaze hariya, nta kindi bahari gusa kugira ngo barebere uko igihugu gisahurwa. Ariko uko mara bibabwira, ntushobora gukumira umugambi w'Imana niyo wagira ute, kuko byanze bikunze ibi bintu bizajya kumugaragara. Ikibabaje ni kero, ikibabaje nuko u Rwanda ari rwo ruzisanga rukoreshwa muri aya manyanga, ibintu bibi cyane bihabanye n'umugambi w'Imana, kuko ubone n'ibindi bihugu byose bimaze kubyumva. Niyo mpamvu wabonye Afrika y'Epfo, South Africa, Afrique du Sud iri kubisimbukiraho. Nta yindi mpamvu nuko za Afrique du Sud na biriya bihugu bindi bimaze kumenya ko Amerika ariyo iri inyuma y'ibintu byose. Ni ukuvuga ngo niba Afrika y'Epfo n'Uburusiya, nkuko nibivuga mu kanya, Uburusiya ngo gutanga support ku Rwanda ngo nibuve muri Kongo, cyangwa se u Rwanda niruve muri Kongo, cyangwa se ruzabone ingaruka zikomeye. Ni ukuvuga ngo hari block y'Abarusiya, hari na block y'Abanyamerika. Abanyamerika aribo bakuriye umugambi wa Satani muri nosi. Noneho Abarusiya na za Afrika y'Epfo na biriya bihugu bindi bagendanye bakaba bari ku ruhande rwa Kongo, bari kuvuga bati okay, twakora iki kugira ngo dukumire aba bantu? Tuzi neza ko Abanyamerika aribo bari inyuma, ariko noneho twakora iki kugira ngo tubakumire? Nuko natwe tugomba guhagurutsa za Afrika y'Epfo n'ibyo bihugu bindi bikarwanya u Rwanda direct, bidaciye ku ruhande, kugira ngo bibeshye bivuge biti tuzi ko ari M23 turi kurwana. Hari urebye wasanga ari Amerika n'Uburusiya biri kurwana muri biriya bihugu, abantu bogeza ibyo batazi. Bivuze iki rero? Nuvuga ngo kwabo nakubwiye Abanyafrika nibo bagiye kumarana kubera inyungu z'abanyamahanga z'abazungu. Ukibaza uti weho wogeza biriya bintu. Nubwo tuzi ko hari ubuhanuzi bwinshi bwavuzwe, ubuhanuzi bw'abamagane buvuga ngo biriya bihugu bigomba kuzongera bigaruka ku Rwanda, kuba iriya mipaka yaraciwe, abanyamurenge bakajya hariya bavuga Ikinyarwanda, nabyo ni ibintu Kongo yagombye kuba itaraterera iyo ikabisuzuma ikareba, kugira ngo bagire amahoro, bagafata abandi bura butaka bakabisuza u Rwanda n'abaturage babo bikarangira mu mahoro. Ariko kuba Satani biri inyuma ntabwo byari kurangira mu mahoro. Ariyo mpamvu batindije biriya bintu, bashyiraho za MONUSCO, bashyiraho ibyo byose. Satani afata igihe, Satani yigiye buri gihe kirekire, buri gihe
ariyo mpamvu ubona biriya bintu byatinze. Reba kuva 94 nk'uko nabikubwiye muri iki gitabo nanditse uko ijuru byagejeje mu Rwanda mwaka 1994, bino bintu biri ku uyu munsi bishamikiye 100% 1000% kuri jenoside yabereye mu Rwanda, jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. N'uruhererekane rukomeza kugeza na magingo ya abenshi batabyumva, ariko hakaba harakoreshejwe abahutu n'abatutsi bakamarana, abahutu bashaka kumara abatutsi kubera uwabikongeje yari imahanga, babagosora babisimbukiraho birabitirirwa, bikaba bikomeje na magingo ya ari kugira ngo gahunda ya Satani ishyirwe mu bikorwa. Nicyo kiri kujya imbere, niko byagenzura no ko Satani afata imyaka 50 kugira ngo apange ibintu bye. Urumva ko kuva kuri jenoside kugera uyu munsi, reba imyaka ishize 30, ubu nibwo hagomba kuba impinduka noneho za nyazo. Gahunda bapanze imyaka 30 mbere, ubu ngubu akaba ariyo igomba gushyirwa mu bikorwa, kuko bazi ko Trump iyi manda ishobora kuba ariyo ye ya nyuma, agomba kurangiza izo gahunda zose, kandi gahunda zose zihabanye n'izo tubwirwa. Gahunda bari gukora bashyira imbere zihabanye n'izo tuba tubona muri za televiziyo cyangwa abantu bavuga. Ibyo uvuga byose, ibyo utekereza byose ni zero, ntaho bihuriye n'ukuri. Bafite ukundi kuri inyuma kw'ibintu bagomba gukora bikajya imbere. Ariyo mpamvu ubona nk'ibintu bitunguranye mu gihe abantu benshi bahanze amaso za Amerika, ibyo Trump agiye gukora muri za Amerika ni byose, gahunda ya nyayo ni Congo Africa. Urabyumva? Niyo mpamvu Abanyafrika bose bari kubisimbukiraho baterana amagambo batazi aho ibintu biva naho bijya. Nuvuga ngo ukuri nyako kuko ibintu bigomba kujya mu mujyo, amaso yose ari kuri Afrika aho kuba kuri Amerika n'aba Trump n'abari bose bavuyeho n'izindi gahunda afite z'ibindi bihugu. Nuvuga kugira ngo ubutware bwabo bukomere cyane, nuko bagomba kuza muri Afrika bagasuzuma izo gahunda, noneho kugira ngo bakomeze bayobore isi, kuko bagomba kuyoborera kuri Afrika. Afrika ariyo twavuga nk'ifatiro ry'ibihugu byose n'ejo hazaza h'isi. Ariyo mpamvu rero ubona iriya ntambara ikomeye iri kuvugisha benshi cyane, kubera iki? Kubera ko abantu bose bamaze gukanguka, bamaze kumenya ikibazo cya Kongo uko giteye. Abakizi nkatwe ntabwo tugisimbukira kuko tuzi ko ari ubuhanuzi bw'Imana buri gusoza, kandi bizarangira neza kiriya kibazo cya Kongo kigiye ku mugaragaro, noneho abantu benshi batungurwe babone bati turapfa ubusa, twamarana ubusa. Kumbi ni abazungu babiri inyuma kugira ngo bahishe gahunda n'umugambi w'Imana ifitiye Afrika kugira ngo idusubize utware. Ngaho nguko rero ngucire ku mayange mu minsi iri imbere, waza ukatubwira ibyo ushaka kutuganiraho, nkakubwira impamvu Afrika y'Epfo ibizamo, tukaganira ku buhanuzi nanone, tukareba aho ibintu bigana kugira ngo tubisesengure neza, hato benshi batagomba kumera nk'abanyamijyo bigiye bakurikira ibyo batazi, kandi ukuri guhari. Ukuri rero guca muziko ni gushye. Niyo mpamvu ubona Kongo nayo yiyemeje byanze bikunze, irabizi ko ni upfa cyangwa se gukira. Nkuko nakubwiye, ni hadapfa nyir'urugo harapfa igisambo. Kandi nguko rero ikaze nanone uze kuri channel yacu, urabe wumva umutima muke wo mu rutiba, kuko habwirwa benshi hakumva bene yo biriya bintu ntaga Abanyarwanda twagakwiye kuba twijanika muri biriya bintu, kuko ibyatwayeho nitwe byagizeho ingaruka, noneho kuba dukoreshwa n'uyu munsi kugira ngo dukomeze muri gahunda za Satani. Ibyo bintu ni ibintu abantu bagomba kuvuga bati turanze turanangiye. Ntabwo turi insina ngufi zigomba gukoreshwa kugirwa guinea pigs kugira ngo batujandike muri ibyo bintu byabo barimo gahunda za Satani. Abanyarwanda rero bazi ukuri, bareba kure, byitaze, ubundi usenga Imana, Imana dufashe tuve muri ibi bintu kugira ngo twitandukanye na Sekibi. Ibaze bigaragara ko Kongo ariko hari hantu h'igihugu cy'Imana, tugasanga turi kurwana n'ubwoko bw'Imana, turi gutatira ijyango n'Imana, turi kwijanika mu bintu bihabanye na gahunda z'Imana, ngo turi gukorera dushimishe bamatse ibihugu. Byaba bibabaje ntituzisange aho ngaho kugira ngo tuzasekure n'amahanga, dukwerwe n'amahanga yose. Ibaze koko nk'Abanyarwanda dusanga turi kujya mu nzira y'Imana, uko bizabiteye isoni mu bihe bizaza. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom shalom, todaraba tov meyo, yandikishe tujye tureba ukuri uko guteye, ukuri utumva ahantu na hamwe. Ngayo nguko rero nakagaruka, muze tuganire tuvugishe ukuri, kuko ukuri niko kuzatubatura.